iyo mu ijuru igaceceka. Ninde wakubesha ubu muri iki gitaro tugiye gusenga? Hari abantu bari hanze bamwe ko barakora kugira ngo babone ubwene gihugu, abo turabasengera. Hari abantu bari hanze babuze utuzi, turabasengera. Hari abantu bari hano bafite ibibazo, mumbabarire naho ngaho yakurangiriza. Ndabona igicaniro cy'Imana itamenwa, iyo niyo jemba bwira. Ndabona igicaniro cy'Imana itamenwa, iyo niyo jemba bwira. Ukundu twarutangatanga ntawondusha umuvuduko, nari kwiruka kandi kuvuga gutya, nari kuvuga nko mu ndimi zose, nimba ari kukubita n'umutwe karukubita umutwe, ariko tibiza bishoboka. Ngeze Kampala nagezeyo mfite 5,000 by'amagande 2009 umugore wanje wa mbere arapfa, asigira abana 4 bose bagira apeti. Usichaze na Mungu wewe, ibi abimwe bisabiza kugira ngo biguchaze bipesa imani yako. Mvuye mu bibogo ahari ibitoki iwacu tugira inzitirizi 5 z'urutoki, ibijumba by'indofanya 2, ibisheke bya bindi bya 2, imineke tuvuga ibitari munda 2. Naho wawe wasaze ngo ibihe byasaze yewe byari byakugeraho neza ngo bigucyaze. Itagure yandirimbo mukanya ndagusinyara. Tubwiriza abakristo njye mukaza muza gusa ngo mukeshijo nimurangiza ngo mumenye munani go kwitwara mu bihe. Ko ndababwira ibishamatayo sindavuga paho, ndacyari kuvuga ndamahisi. Turaririmba indirimbo ivuga ngo Daniel agambirira mu mutima we. Hanyuma ndakora samari ariko mbagaze muri topic yegamiranye yategushwe, ariko mbagaze muri samari. Okay, curanga karibu sana. Yes. Baking Divine muze bajya twari kumwe, ni muze. Yes. Mwihute. Pima. Yes. Aiwe. kwawe ka Petro uvuga uti mwami ndarengewe. Mwami yasuka geraho wibwira uti Imana tikiri kumwe nawe. Rabu ukuboko kwawe ka Petro uvuga uti mwami ndarengewe. Rimwe na rimwe Imana zisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo we. Daniyeli tigeza emubwira Uwiteka Imana ye abeno muzago yakomeje kuyiringira. Yarasiwe yuko iyo yica kandi igakiza ibiziga by'itare ijuru
yasaga n'iyamuhararutse ikunda ko bamujugunya mu mwobo w'intare isi kuzimu kandi ntikurayo ibizigo by'intare yarangirije ubugingo Imana yasaga n'iyamuhararutse ikunda ko bamujugunya mu mwobo w'intare kuzimu kandi ntikurayo ibizigo by'intare yarangirije ubugingo Imana tuyizigira isoni zo kwitwa Imana ye kuko yarimenyekanishije Imana tuyizigira isoni zo kwitwa Imana ye kuko yarimenyekanishije Babuloni. Somebody because Sama hallelujah. Wasaraye ariko hari icyo ugiye gutahana cyane abemera ko ari Imana ikitugejeje aya masaha afite amaboko bayikomera amashyi dushimiye umushumba w'iri torero na madamu na staff yose n'abashumba bandi n'abatumirwa mwese kuturarika kugira ngo tuvuge ubutumwa muzamurireho kubera ijwi ryanje riri hasi mureke dukomere abashumba amashyi menshi abazi turagushimiye asante nagiraga amatsiko yo kubona ababyeyi n'abashiki bawe umwe yambaye jone n'agakote ari mfite amakuru yawe kuva na gatatu nyatahanye Bugande abandi bakaza kuyakubwira wenda ndi wowe none ndayakubwira uri kumwe na nyoko ndeke yaho ngaho hanyuma amakuru y'ijuru abo bacu matitire yanyu muri mu kwandika ukuntu nanje mfite channel ariko muzamwandika ibintu ko bijate bifite umurongo ari ukuntu mwandika mugere mu rwego rwiza naje ndayifite kandi ndahembwa tazanandika ari amatitire je nandika topic bikurikiranye n'ibyakozwe ibyo bintu byabafasha ubwira abumva ndaje avunika ngo bagutanze korora inka nibo bazakubwira ko zigira gute ko zikama utaza gakura abaga umutavu hanyuma mumfashe dushimire leta y'u Burundi utwemerera gutarama aho mvuze nabi ni muzazi tena mchungaji hari ibintu usoma wareba ibihwanye n'ibyo bantu bababwirije haraka haina baraka okay karumvikanye hanyuma ndamukiriza umuntu mwicaranye mubwire ngo topike iravuga ngo ukingura ibyawe aracahari bavuze ngo topike y'iki giterane ngo Imana ni umugenga wibi okay naje negamiye aho mu rubavu ubwo ari umugenga w'ibihe ukingura ibyawe aracahari mwebwe murava hano naje manutse dusome ibitabo bibiri pema barua kwa Kolosai barua ya Paulo kwa Kolosai ibice ni 4 umurongo wa 3
umuntu uri busome ahere ku murongo wa mbere. Amen. Uhere ku murongo wa kabiri. umurongo wa kabiri. Ugere ku wa gatatu. Mukomeze gusenga muba maso mushima. Yego. Kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo. Tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe kugira ngo mwerekane nkuko kwiriye kuvuga. Mugendere mu bwenge kubuza kugirira abo hanze. Mugendere mu bwenge kubuza mugirira abo hanze. Wakoze pastor. Ibyashuriwe. Arenze. Warenze. Ibyashuriwe ibice ni bitatu. Umurongo wa 20. Ibice bitatu umurongo wa 20. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Nasimama kwenye mlango napisha. Umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Amen. Shuka chini kidogo. Unesha nzamuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, kuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Amen. Okay, murakoze. Ndamukiriza abantu babiri mu byubahiro byawe. Wabwire ngo humura tuza ukingura ibyawe aracahari. Cyane dusubiramo bituma Imana yo mujuru usagata. Kandi dore sister mugene kuko ngende mure bituma Imana yo mwijuru imizera imuha igikundiro ku mwami Nebuka. Umwami Nebuka ineza roti zozi ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli. Ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli. Samuri kigazi. Sema haleluya. Bishop yadusize ahantu ngo abanyesiraheli bafata isanduku ngo bakapeze, ariko nzashimwa kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo dutsindwa ahubwo turatsinda, kuko uwo twamenye yaratsinze. Noneho icyanejeje ibihe biza bikora ibintu bitatu. Icyambere bituma wari ufite agaciro amanuka. Iraje Imana nimusaba muri biganza Ndiyo sama Nebukadineza isi yose dunia yote tawapfunaga, ariko ba Daniyeli no bahinjire gutya mu gihe cyo mu buretwa naho gishoreye igihe kigiye kumara kigiye kwinjiza abantu. Reka nkubwire abagutanze kugera mu bisubizo tusakuze tuza ukingura ibyawe. Tanga haleluya zibiri. Ndiyo Musamuri bigaza. Haleluya. Kira aho ngaho isi tizakumenya ibihe bitarakubaho. Urashaka kumenyekana, reka ibihe bikugereho, byihanganire bikomereremo. Nurangiza kubikomereramo bazakumenya. Abatipe babiri babambangwe na Yesu, umwe iburyo undi ibumoso, ibihe bibageraho batangaza ko ari
abajura isi bashana nk'umugabo uzi kujera igihe wa muhungu ari Patri akiri kogosha ko ndakora samari yavuze ngo mutumbire Yesu igihe cyose kizakugora ntukaje kure egera Yesu gusa niwagera Yesu igihe uzagishobora pangala la sange aritwara mugihe barutana imitekerereze yo kundu bagera ku bisubizo nupfa mu itete nupfa mu mitekerereze ntuzagera ku bisubizo ariko nukira mu mitekerereze igihe ndikizakugora uzagera ku gisubizo wari umuso niwo muntu wa mbere atangije umushinga wo guhubuka ramutsa mwene wanyu mubwire irinde guhubuka pima hari n'abantu nka muri iki kinyejana mudoka amahubuka ngo njyewe ujya urankuranze ngo ntabwo nzatunga urutoki aho yashyize ku Imana urinde wowe uri mu bihe uryama mu bihe ufungurira mu bihe kandi mu bihe harimo kirisi mu bihe harimo kubura minerivare mu bihe bakakwirukana mu nzu mu bihe ukava mu bukode mu bihe wubaka inzu banki ikayikubita cyamunara ndamukiriza mwene wanyu isunge Yesu nayo igico bituma Imana yo ibize imuri ikundira ku mwami bituma Imana yo ijuru ibize imuri ikundira ku mwami kandi neza sama haleluya imbura umwana w'Imana wikize natwe udukize ariko umva wamenye kwitwara mu gihe ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo menya kuvuga umenya kuvuga mu bantu bituma Imana yo ayiwe ibizera imuri ikundira ku mwami kandi bituma Imana yo ibizera imuri ikundira ku mwami kandi Imana yo mu ijuru ibizera imuri ikundira ku mwami kandi neza sama haleluya sama ya ariko ngo ari iburyo arabapase izina ryacu turabajura ja wimenya kote foro ya umenye na faible ya ujumenya kote foro umenye na faible ariko uzirinde isi ntimenye faible ya imenye foro katange haleluya anazero mata haleluya bituma Imana yo mu ijuru ibizera imuri ikundira ku mwami kandi bituma Imana yo mu ijuru ibizera imuri ikundira ku mwami kandi neza ngacaha mugenzi we aramubwira ngo twebwe turi muri kote faible sisi tuko wa mwisi turi muri kote faible ariko uyu sina ariko uyu nuwera indukira na mwene wanyu umubwire ngo hunga kote faible wishyire muri fo bituma Imana yo mwisi ibizera imuri ikundira ku mwami kandi neza bituma Imana yo mu ijuru imuri ikundira ku mwami kandi neza bituma Imana yo mu ijuru ibizera
gihe amenya n'ibyo avuga mu gihe aramubwira ngo Yesu mwana w'Imana uzanibuke abijana muri fitiri tuwahakili icyo cyatumye shima umugabo witwa Joseph yaravuze ngo ushakishe umuntu wamenya economy management kugira ngo ibi bintu arebe ukuntu yabi economiza neza. Reka kubwira umunyabwenge ntaza yirozaho bituma Imana yo ayiwe imizera imuriki kugira kumwamine bituma Imana yo mw'ijuru imizera imuriki kugira kumwamine bituma Imana yo mw'ijuru imizera imuriki kugira kumwamine nimureke gusamara. Abakristo bazasara muzamusamara amateraniro nimuzamura ibikanza sema haleluya haleluya. Reka kubwira utumbira Yesu ukamubwira Yesu haba mu ijoro arumva ku manywa arumva bagutaye arumva ukingura aracha umugabo w'umukongomani umufurira tabu Yesu namubiretse mwana tuza ibi byo tugadeta bitagaba mu binyerere bigayisha zene ngubire ibisubizo ndibiri kure uri mu kuvuga uri muri feble zene ugasenga uri muri feble ugatekereza uri muri feble ugatara muri feble imuhabe imuriki kugira kumwamine bituma Imana yo mw'ijuru imizera imuriki kugira kumwamine bituma Imana yo mw'ijuru imizera imuriki kugira kumwamine sama umutipe wari ufite izina ry'ubujuru yabaga muri kote feble uwo munsi igihe nubwo cyari kimuremereye ibihe bimwe biza bitujana n'umwana wa Jaranze yaranze kandi hari umuntu uzi gucurangira wagira ngo cyamuhoye n'amata muri Afrika tugira amata ibiryo turya tibirinjira mu angre chimique turacafite inkoko za oroji ihende za oroji ariko ihirya uzabaza bagenzi udataramiye Imana ukiri muri Afrika nitwa Matayi uzampamagara umunsi umbwire ngo muzehe birya wavuze wa munsi nabibonye uwanze kumva yanze kugira gute no nari manutse nkora Samaria muze barasamu naho hari umutipe witwa Obede muramuzi alikuwa bado hajulikane kwa ngazi ya utajiri me alikuwa anajulikana maskini wangali ya chini na Imana iteje shakashagara mu bihe kugira ngo abantu bahunga Imana bayimanurire kwande kwa Obede tangaje uyu munsi kubera kuko waje muri iki gitaramo Imana imanura ibisubizi wawe uraho reka nguramo
agusubize ku mutima ushaka. Iyo ubwirije umuntu akakwitegereza neza, iyo unamweretswe tuzumwereka ibice, tuzumwerekwa neza. Ariko iyo ureba umuntu kazareba iri tiwamwerekwa neza. ya yindi musenga mutazi nambaza mutera hejuru ndabona igicaniro cy'Imana itamenywa iyo njema bwira ndabona igicaniro cy'Imana itamenywa iyo njema bwira. Zamuri bikaza zama haleluya bima mambo. Daudi aravuga ngo mushakaho mwishana bamavuga ngo mwishane ko Obededomu ngo ntiyarangara mu buzima bwawe turwara indwara yo kurangara. Menya season yo mu gihe cyawe. Buri muntu aba muri season ye ni yamatari muzeya ni utugwanisha wopfa vuba. Hano bishop ni reverend ni nuzano ngo naje ndaba reverend muri season ugafa muri ndabona igicaniro cy'Imana itamenywa iyo njema bwira ndabona igicaniro cy'Imana itamenywa iyo njema bwira. Sama haleluya sama ya nginga lala sanga ini lala saoma kanila lisa kosta ko yamaramya n'abana biwe no mu barahimbaza. Sinzi ko barinze gushimisha nimba zari zimaze kuba bicuge hari ko barinze zo muri cuge. Imana ya Israeli gana nshikunda izimenya abantu bamenye ko yakira neza yamemanuka abantu bose ngo baza kwa Obededomu abazanye igaju bakayisigayo, uzanye ifaranga akazisigayo, uzanye no akayisigayo muri trois mois inkiba yabjaise aho akisara ko kwimana ngo ahitamenyekana ndahanuye ikingura ibyawe iracyahari ndahanuye urusaku ruhari gusakuriza wa munyafurika ngo imyaka yagiye usinga ishatse ninde wakubesha ninde itonda muri Yesu wanitafuta kwa bidii wataniona. Umve kubwira amakuru abantu bose ngo baramanuka kwa Obededomu aramenyekana kubwira ubuhamya bwaje bumwe gusa gira utya sevuga bwishi tauza wishimira urufu kandi yaba hari umuryango ukunda twarutangatanga ntawondusha umuvuduko nari kwiruka kandi kuvuga gutya nari kuvuga nko mu ndimi zose nimba ari kukubita n'umutwe karukubita umutwe ariko tibiza bishoboka. Ngeze Kampala nageze yo mfite 5,000 ujama gande 2009 umugore wanje wa mbere arapfa asigira abana 4 bose bagira apeti. Usichaze na Mungu wewe ibi abimwe bisabiza kugira ngo biguchaze bipesa imani yako. Mvuye mu bibogo ahari ibitoki iwacu tugira inzitirizi 5 z'urutoki, ibijumba by'indofanya 2, ibisheke bya bindi bya 2, imineke tuvuga ibitari munda 2.
wasaze ngo ibihe byasaze yewe byari byakugeraho neza ngo bigucyaze itagure yandirimbo mukanya ndagusinyara tubwiriza abakristo ntimukaza muza gusa ngo mukeshijo nimurangiza ngo mumenye munani go kwitwara mu bihe ko ndababwira ibishamatayo sindavuga paho ndacyari kuvuga nta mahisi mu Bugande sindamenyaga n'ikigande ngo ndebe iburasirazuba masenge sinamubona ehebura undebe inyuma uranamukaka ize kubije ngo ndangize soma ijambo ryayo muri 42 murongo wa mbere ese kuko ushoboye byose aho ushobora kurogoya okay mubi yati wopanga guhindura imigambi y'Imana ikiza kihindura imigambi y'Imana n'umuntu wamenye kwitwara mubi Hezekiya yabwiye Imana ngo ye wareto murindi no murevi umuhanuzi uramuzanye ngiye kubwiye ngiye gupfa igihe cyo gupfa wibeshe ndagafa siwaze gupfa iyo wamenye ijambo n'ibyuzi byigira ngarutse kubuhama ngo ndangizira mutwara kandi ari umukobwa mwiza cyane nakoye ndadengi umunani nayo utaze badata bukwe bambere nabasinga narataze ndadeni tugira iramutwara ngo kubita gutya muri byabiye kuko namenye kubyitwara ndatara Imana yacu n'umuganga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyazo kandi igirite igenera Rashimana nukuri kwimana na kusikia Mungu wa mbinguni bimili sila kati nibaza uwo munsi bampeze nk'icumi na zitatu jagukwa uriya mukobwa wamabukwe araza dufatkanya kurera bari aba ukuvuga ngo ibihe tuzangezeho kurumva ko bitampo tujango byarampunze birancunda birankubita birambomagura bianalirimba bianahula bianabugula bianalirimba bianatimba bianashurika niya bitageze pakarara muri kota muri kota dore no mumanya sa pastor wa disa mumanya chema nikunda akirukuboko igitaramo Nairobi igitaramo Kampala igitaramo kandi uri mfubyi so kwitwa mfubyi ni mwitete tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama jipange sawa sawa, simama jipange sawa sawa, simama jipange sawa sawa. Macho yako mbele, watu wakumisonga mbele, simama kiumbe jipange sawa sawa. ejo bundi kandi rasubira inkubita ibihe bende ziramutwara ariko kambabazi wowe utarashaka ni gutwara uzasiga abandi undebera abahungu isi komeye ikomera mu bintu bitatu ni muhesi Imana icubahiro icyambere n'abantu muza amakuru y'abashinwa ndibubaza ntimuzi ko zabyara cyane nta hantu batari habe no mu binombe byo muri Kongo bari abatipe bari bafite umuvuduko wewe tugize
umushinga w'inanasi tugize na ji y'ibisheke warize uri muri lisansi ufite ekonomi ibihe byakurangije lisansi ufite igushiranyemo irakuzimanya ifaranga zose twagutanzeho wararangije none uracyari kudusaba isabune wewe kandi gubunye ko murakuza gusa ubwanwa nibwo muhamutereka sinzi nimba ari wo mushinga ninde uba finansa ku bwanwa genda da ndabizi ko ufite akazi genda uje mu kazi afite akazi nawe agiye gutanga ikuru ku bantu bari hanze nimuzamure ibiganza n'abatindiye oya muzamure ibiganza ni mwabwe mbaraga zisi so ni cyambere nabubaka bakagira abantu icya kabiri n'abantu biga icya gatatu n'abantu bakora umuntu nakurusha abantu timuzangana ubukire umuntu nakurusha kwiga timuzangana umuntu nakurusha gukora franga ni grand frère wisi ukiyasha kuba mu bandi uriya ni yari kwirwa yavuga ngo se ibi bitekerezo by'uyu mugabo wayuririmba imitima y'abandi kanezerwa ngo se nta muntu ufata microphone murayifata gusa kandi muri crise so crise gitangiye none na tidutagura ibikorwa niyo mpamvu nubwo bwo gushaka bwatwishe kubera kuko ubura intro développement na conclusion sinjuja gutinda ariko ndacavuga aya magambo nimuzamure ibiganza ndanezerewe matayi reka dutange hano ari la sipe pasa haleluya salala matayi iramutwara pendesa nta muntu n'umwe kubera kumenya kwitwara mu bihe no kubana n'abantu neza abanyamerika barampamagara abari Burundi barampamagara nubu uyu munsi wa none muracyari ko muzana indoro byamahizo mu bibogo shirama gasirimba sha ninda wundi muvise bayafu ngo bakatangaza kiraba indoro zikagana nazi gusa nubu ko ziragana zikurikira indoro katuwe mukira Adamu katuwe mukira Eva katuwe mukira Adamu katuwe mukira Eva katuwe mukira Adamu katuwe mukira Eva karomari buturimo biri bituma bitahakinyu ukawubira rurema kundano yedeni karomari buturimo biri bituma bitahakinyu ukawubira rurema ndalo yedeni rurema kababika ndalo yedeni mugirage murambe mubisha arameze bitume yagisibule mutabule byokurya araba kubutwari okutegeka inyamisho ebire samuri bikaza byawe sama mubaje kundeba nabishopari abarundi n'abarundikazi kubaraje kundeba nta mahizo mu bibogo mbabwira amakuru ukingura aho ibyawe araca hari topic yumvikanye Imana ni umugenga wibihe igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose nta muntu umwe wabasha kumubwira inama ibyo yategetse byose
birakwiriye arakomeye. ariko agatuza kawe ni kakashe ngo barakomeye. Umuntu utazuruha ya twasomye amagambo y'Imana muzayishuri. Umuntu nagira gute nakomanga azagira ate kandi ngo narangiza sangire nande izakingura umuryango nimari mwijiza asangire nande ndiratonje. Paulo twasomye aravuga ngo yemwe agaragaza kuko atari wowe wenyine ushobora. Muri ya magambo wavuze aravuga ati ndabasaba ko mugomba kunsengera kugira ngo data wo mu ijuru Imana naje ikingurira umuryango ukingura ibyawe aracyahari. Naje gutanga ihumure muri iki gitaramo. Unasikia mama Mary? Unasikia? Muri iki gitaramo nimba ufite abana babiri ugenda ubatangarize n'umugabo wawe ubabwire ngo twabonye amakuru y'ubwami bw'ijuru. Aya mbere yatanzwe n'ijuru na Bishop Mathias, ni umugabo ukuze ibyo zina n'urugera uritsinda. Aya kabiri yatanzwe n'umuvuga butumwa witwa Patrick. Ariko se Patrick utegereje iki washatse? Eshitse kukima sha wagira ubwo bwenge wategura ibiterane. Reka nkubwire iyo umuntu atarashaka uzubona ifaranga zikagenda nk'umuyaga. Ayo makuru muyamenye ariko iyo umaze gushaka ubone umugira n'inama. Nitwa Tamahizi bitabuzukuru batatu ibyo maze kubona turabibona. Uzubaza abagabo bose barahanga ari mu Mana ari no mu burambe bushanye gusa n'ubuzima butuyeho bazakubwira amakuru. Atubwiye amahame ariko aravuga ngo afite itangazo ngo mutumbire Yesu. Ijuru n'amatari nawe yaje gukora sama ariko yegamiye ku nkingi ya mbere. Imana no umugenga wiki wibihe nawe azanye itangazo no mutemere yaje gushira. Urumva kandi wowe ndagira ngo nejo muri hari ijuru rya gusanze si wowe ukaza wicara ibyumuza wicara imbere. Inyenyeri yawe si yo kwicara inyuma kandi ibyo bintu bimenye pipiskite leko ubyumve cyane. Hasa ongala la sala ikingura ibyawe ibyanje ibyacu iby'abarundi n'abarundikazi iby'abakongomani n'abakongomanikazi iby'abanyafurika iracyahari. Mureke kurira ngo turashize ibintu byakomeye n'inyobeshi. Twakora iki gitaramo abagabo bakicara hano abadamu bakicara hano tukaririmba za alto za soprano indirimbo zo kwikaratasi iyo mu ijuru igaceceka. Ninde wakubesha? Ubu muri iki gitaramo tugiye gusenga hari abantu bari hanze bamwe ko barakora kugira ngo babone ubwene gihugu abo turabasengera. Hari abantu bari hanze babuze utuzi turabasengera. Hari abantu bari hano bafite ibibazo mumbabarire naho ngaho yakurangiriza. Ndabona igicaniro cy'Imana itamenwa iyo niyo jemba bwira. Ndabona igicaniro cy'Imana itamenwa iyo niyo jemba bwira. Tubasangere mubone ibisubizo. Abantu niboterana ngo bareke gusenga. Abantu niboterana ngo tureke gusengera bashiki bacu ngo bakora amakwe. Abantu nitwoterana muri turangize tureke gusengera ibihugu byacu. Oya Hii ni wakati tumepata. Nimusubira muri corona kuntu byabaye. Twari dusigari kuri Zoom n'abatayifite bakabura uko babigeza. Ko furu umugabo. Uri umugabo. Nagukunda ibintu bibiri zabikubwira ejo. Twicaranye nimara nguheza inama zitanu. Ibibiri nagukundiye nguheza inama zitanu. Kandi nuzumva umunsi umwe
muzamure ibiganza zama ayirasenga abacu ndibo duheza ibyifuzo. Hari umuntu nawe umugore wiwe yaragiye n'umwana asiga abandi bana muzo abazimu bamufata yamafata ibikapo umugabo adahari n'ubu ndazi ari mu Buganda banandikiye barambwira ngo uwo mugore amazi ibyumweru 2 tibaza hari ko barakubita kuri telefone nimero kopoza yajanye umwana w'uruhinja n'amashakoshi abazimu baramutwara igitaramo kiki ababuze utuzi abaraha abari hanze abari Buraya ababuze ibyangombwa iki gitaramo kigomba kubasingiriza iki ibyangombwa nimuhaguruke tubanka basiri byandire yigisiri ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayoye. Ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we harimo ubugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayoye Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we harimo ubugingo. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana